Nyite Iwacu Bruce Melody. Niwumva bikugoye umwite Munyakazi. Abantu benshi iri zina bararizi, ntago ari ubwa mbere baryumvishe. Uyu uri ku ruhande nyite The Ben, nyite Tiger B. Kuri uyu munsi nibo tugiye kuganiraho. Ndabizi ko nawe ubazi, akaba ari niyo mpamvu winjiye hano kugira ngo umve iki kiganiro. Bityo niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bishya bitazajya bigucika. Kuri uyu munsi reka turebere hamwe aba bagabo bombi. Birazwi neza ko aba bagabo bigize kugirana collabo, ariko ntabwo byaje gutungana, ntabwo byaje kugenda neza kugira ngo collabo iba yasohoka cyangwa se yajya hanze. Ni amakosa akunda gushinzwa Tiger B cyangwa se The Ben, aho bivugwa ko ku munsi wa nyuma kugira ngo basoze imishinga bari bavuganye cyangwa se bari bumvikanye yo gusohora indirimbo bari kumwe, aho byaje kuba bitagenda neza. Ese byatewe n'iki? Ku munsi bari bemeranyije ndetse banateguye naho bazajya gukorera audio, Melody we yari yagezeyo kare, naho Tiger B cyangwa se The Ben we muri ayo masaha hari umukino yari ari gukina, bisa nkaho yari yibagiwe igikorwa afitanye na Bruce Melody. Ibi byababaje abafana, aho Melody yaje kuba yavuga byinshi kuri The Ben, avuga ko ari umuntu ugaragara nk'aho akiri muto cyangwa se yitwara nk'umwana, aho afata imikino akayisimbuza akazi. Ati mu by'ukuri ntabwo umuntu mukuru yagafashe imikino ngo ayisimbuze akazi. Akazi ni akazi, no gukina no gukina. Ibi byaje kuba byazamura umwuka utari mwiza hagati y'abagabo bombi, haba The Ben ndetse n'uyu Bruce Melody. Abantu twese turabizi. Gusa kuri uyu munsi ndaje ngo tuganire noneho ku gitangaza cyabaye, aho The Ben cyangwa se Mwomozi Tiger B yaje kuba yanyurukira ku mbuga ze yandika ko yasabye collabo Bruce Melody ko bakorana. Ese byaje kugenda gute? Mu butumwa yohereje Bruce Melody amusaba ko bakorana indirimbo muri iyi minsi, byo bivuze iki? Cyangwa se Bruce Melody we yabivuze iki? Guhaye ikaze mu kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nta kindi usabwa no gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byose bizajya bitambuka hano. Nibyo wahageze. Reka dutangire kuri ku butumwa The Ben yandikiye Bruce Melody. Yagize ati: nk'umuntu dusangiye muzika cyangwa se nk'imfura muri muzika hano mu Rwanda, nagira ngo nkosora amakosa nakoze, ngire byinshi nkosora. Ndabizi ko ntitwaye neza mu mishi yashize, hari byinshi twari dufitanye ariko ntitwabashije kubinoza. Ntabwo byoroshye kuba nagusaba ngo dukorane indirimbo, ariko reka twirengagize ko byabaye, noneho dukorane indirimbo. Noneho ndi seriye, ndifuza ko njye nawe twahurira kuri stage cyangwa se twahurira muri studio tugakora ikintu gikomeye. Mu minsi yashize ubwo twari dufitanye collabo ntabwo byaje gukunda, ariko mbabarire ntabwo nabyibukaga neza. Nari mpuze, ndimo ndakina game kandi byasaga nkaho twashese, bityo rero ntabwo nari kuva mu mukino hataraboneka utsinze cyangwa se utsinzwe. Niyo mpamvu ntagaragaye hariya muri studio. Unyihanganire, ariko biba byiza wakakira ubusabe bwanjye tukaba twakorana indirimbo. Ngayo nguko, ayo ni amagambo The Ben yiyandikiye arimo arasaba Bruce Melody ko bakorana indirimbo. Ni vuba aha ngaha, ntabwo amakuru yakagiye hanze, ariko ndaza kumvisha n'amajwi ya The Ben ubwe byinshi yagiye atangaza, ndetse ubwo baganiraga kuri telefone. Bruce Melody yamusubije iki? Ntabwo Melody ari tayari kuba yakorana indirimbo n'uyu nguyu ngo ni Tiger B cyangwa se The Ben. Abantu benshi bategereje indirimbo ya The Ben ndetse na Bruce Melody nk'amwe mu bahanzi dufite mu Rwanda bagezweho kandi bakomeye. Ariko se ni ukubera iki Bruce Melody we atigeze yemera kuba yakora indirimbo na Tiger B? Reka mubwire bumwe mu butumwa yaje kuba yasubiza The Ben. Yanditse ati: The Ben, ntabwo ari uko gukorana nawe indirimbo, ariko nanjye ntabwo mari, ndahuze rwose, ndi mu kazi ko kwamamaza album yanjye.
ntabwo byoroshye. Kuri uyu munsi tuvugana ntabwo ndi mu Rwanda, ndi hano muri Nigeria, ndi mu kazi kanjye ko kwamamaza indirimbo, ariko bityo nimba no muri Nigeria nzakomeza n'ahandi hirya no hino ku isi mu rwego rwo kugira ngo album yanjye ndebe ko yakura vuba. Yego nawe ufite album, ese wabanje ugakora indirimbo wazisoza wenda wagera ku ndirimbo ya nyuma ukazambwira nkaza tugakorana? Nuko yakomeje amubwira ati kandi ntugire ngo ni beef y'ibyahise, oya rwose narabiretse kandi nanabifashe nkaho wari uhuze koko, nubwo bwose wafashe imikino ukayisimbuza akazi, ariko mbabarire ntabwo mari, ndi mu byo kwamamaza album yanjye, nimbisoza tuzakora indirimbo nta kibazo rwose ndabikwemereye. Tiger B iki yahise atangaza. Tiger B murabizi ko ari umunyamahoro, yatangiye ati okay nta kibazo, niba nawe uhuze ubwo nta kundi nyine reka tuzabikore ubutaha, n'ubundi reka nizere ko bizagenda neza ku ndirimbo tuzakorana, kandi nizeye ko abantu bazayikunda cyangwa se abafana bacu bazishimira kubona turi kumwe nanone nk'abanyarwanda bari hit cyangwa se nk'abanyarwanda bakunzwe hano mu Rwanda. Reka mbabaze nk'abafana, ese niki mutekereza kuri Tiger B? Niki mutekereza kuri The Ben? Niki mutekereza kuri Tahiwacu cyangwa se Bruce Melody? Aba bagabo abantu benshi bakunda kuba comparinga, bakavuga ngo uyararenze. Ese wowe kuri wowe ninde ufana? Jya muri comment twandikire, wibuka gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze hano. Hari byishimo mutaramenya, hari amakuru atarasohoka. Reka mubwire ko umuhungu witwa Yampano kuri uyu munsi arimo arashinjwa kuba yaragurishije indirimbo ariko bikarangira yikoze. Ibyo byose turaza kubakorera mu kiganiro kirambuye, nimba mwakunze iki ngiki nacyo turakibahereza cyuzuye neza, ndetse namwe mu magambo mutigeze mumenya kuri Yampano byose turaza kuyavuza n'umuzingo. We nta kintu usabwa no gukanda subscribe kugira banyereke ko turi kumwe. Ese iyi collabo ya The Ben ndetse na Melody izakunda cyangwa bizaguma gutya? Muzika itera imbere ari uko harimo beef cyangwa itera imbere ari uko hari ibindi? Ibyo byose tuzatubirebera hamwe. Wakoze kubana nanjye, ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao, ndagukunda cyane.